umukobwa nakomeje gufata amafaranga yiwe ngo namubwiye ko ndimo nubaka inzu, mfite inzu muri Kigali. Akose yabibwirwa n'iki? Yabibwirwa n'iki? Namubwiye ko mfite intebe muri salo. Iyi mwe ntihagije. Ndetse siniba. Ikindi namubwiye ko mfite ibikoresho. Ibikoresho akabati singafite. Igitanda se singifite. Ariko asa ntaho yakamenya ko namubeshye. Bimeze gute se? None se uje niki? Nje niki? Kuburyo nje amusubura buzi ko ari waramisha ahantu. Eka biba ari ngombwa ko mugabo kuvuga ibintu byose. Urebye ntabwo ari ngombwa. Nahangaha mbega naha nibereye. Aha ni huba. None se amafaranga naguhaye ugiye kubaka kadasiteri, ugura ibitanda, iki, akabati, televiziyo. Iyi televiziyo se ntiwaguze? Televiziyo? Erega uriya amafaranga wampaye ahangaha buriya mpakodesheje amezi 2 ni nkaho mba mpaguza amezi 2. Warakodesheje? Nubwo atari kadasiteri ni none se ugira ngo ni hose? Iki cyumba mbega iki ni icyumba, iriya ni salo. Naho ibya televiziyo byo naguze iyo nshoboye. Amafaranga yose naguhaye wubatsemo iyi ngiyi? Urubatse warakodesheje? Narakodesheje. Inzira hari. Inzu ni iyi narayiguza amezi 2. Mama yake na mama ese wayimajije iki kindi? Igitanda nacyo nakubwiraga. Nakumira. Igitanda, televiziyo, inzu. Sheri, buriya hari ibitanda rero biteranya abagore n'abagabo. Ugasanga barashwanye bagiye kwahukanira ku bitanda. Umwe aryamye iriya n'undi aryamye iriya. Icyo singishaka iwanjye. Niyo mpamvu ubona naguze iki. Ariko rero naguhaye amafaranga menshi. Akabati se winjira ntiwakabonye? Ese nakabata amafaranga naguhaye niyo kugura akabati nka kare. None se ibintu mfite ahangaha byananirwa gukwirwamo nibi? Ariko nizere ko yarashyize kuri konti yandi da. Sawa. Yashyize kuri konti. Uguraje umbaze n'intebe ngo zasara. Nahise ko nazibuze. Nta ntebe ubonye hariya? Intebe imwe. Ntege si ndumwe. None se ubwo nuza nyine tuzazigura. Tuzagura intebe zasara. None kugura intebe zitakwirwa mu nzu mbamo. Yewe ubu waguze intebe imwe tuzongera tugura izindi. Urumva ibyo bintu biba bitari kuduhendesha. Ese sheri mubyo kuri Tekrenza Brag amafaranga miliyoni 10 zose naguhaye warayubakishije, inzira hari bimeze bitino bya Brag turi kumbwiza ukuri. Urabizi ko mukunda ureka ibintu byo kumbesha. Ese urumva ari Brag? Cyenda umva ari Brag. Ese wowe wakubaza mu mujyi wa Kigali miliyoni 14 wampaye zagura ikibanza zikubakamo kadastere zikakora amasuku zikashyiramo profu noneho hagasigwamo n'irange nkagura televiziyo wambwiraga ngo yapuse niba ari 40 na zingahe simbizi nkagura kabati nkagura n'intebe ngo zo muri salo. Ibyo rwose ntabyo nkubwije ukuri. Niba ushaka ko mbigura shaka amafaranga ureke kuvuga izo miliyoni 14. Ubu se aho tumenyaniye maze kunywa kurya zingahe nanyweye zingahe?
wese iyo twajyanaga sinakwakiraga si muri ayo mafaranga ego ayo mafaranga ni make nanakodeshejemo hano inzu 7,000 mbabarira we